igitondo cy'ihumure. muri kumwe na Apostle Nizeyimana Theogene, muhabwe umugisha kuri Uplove. ndabasuje bakunzi ba Uplove, amahoro y'Imana bane namwe, bifurije amahoro n'ubuntu biva ku Mana. Ni cya gitondo cyiza dusabanamo n'Imana, cya gitondo twongera kwakira ibyacu umwanzi yibye, twongera kwishyira mu maboko y'Imana umunsi wose. Ijambo ry'uyu munsi riri mu gitabo cya Zaburi ibice 12 umurongo wa 6. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ni ko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Amen. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Muvandimwe, Imana dufite, Imana idukunda, dufite Yesu tubera amaso, kandi Yesu ararwara ntabwo atsindwa. Aravuze ngo kubwo kunyagwa kwawe no gusuhuza umutima, nta kindi gihagurutse Imana ni ugutabara. Imana ihaguruka n'ingabo nyinshi kugira ngo ize itabare umunyamubabaro, itabare umukene, kuko Imana ikunda imanza zitabera, kandi bagucira urubanza barabera. Bahitamo kukwambura ibyawe, bahitamo kugutwara n'utwara usigaranye, ariko Imana yavuze ngo irahagurutse gushira mu mahoro. Iki gitondo cy'ihumure, akira amahoro y'Imana. Imana ikwicaje ku ntebe y'amahoro, Imana ikwicaje ku ntebe nziza kugira ngo nawe unezerwe. Yesu aguha umugisha, kandi Yesu akwishimire. Reka ngusengere Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umugisha uyu mwana wawe. Mwami, ndagushimiye ko umukuye ku ntebe mbi ukamushyira ku ntebe nziza, intebe y'igisuzuguriro, ukamushyira ku ntebe y'icyubahiro, intebe Mwami yo kunyagwa ukamushyira ku ntebe yo kwakira. Urakoze, ndagushimiye, mu izina rya Yesu bisabye nizeye. Amen. Imana muri guha umugisha, ndagukunda.